Haleluya. Turi guhimbaza, nagiye kubona mbona inanasi nyinshi, mbona ziramera. Mu kumenwa kwazo nagiye kubona mbona umushongi w'izo nanasi urasandaye ahantu hose. Ngirwa ijambo rikomeye Imana irangije irambwira ngo ubuzima ariko nkuko iyi ndirimbo turirimbye imaze kubivuga ngo mpindukirira undebe mukiza, ariko imitima yacu ntabwo iboneye. Abantu babereye Imana ibyari, abantu babereye Imana abagome. Imana idukorera ibyiza tukayitura inabi. Yaza hano ati ndashimira Imana, iyi ninda ndashimira Imana ko Imana yangiriye neza. Mwebwe se si mubibona? Tuti haleluya be. Ati ndashimira Imana, nyine murambona ko hari ibyo yakoze. Murabona ko uko nari meze muri 2023 kandi ubwo ni kashima no kumva 2024 hari ibyo yakemuye. Murabona ko namwe murebeye inyuma meze neza. Mungurikira uyu muntu uhagaze aje gushima Imana, aha munda harimo iby'imfubyi yariye. Ati munkomerere Imana amashyi ko yantabaye, ntabwo ariyo tutabaye ubu muriganye waribye. Ahangaha munda he azagira gutya atubwira ko Imana yakoze imirimo yagazaho. Harimo iby'abakene bamuhaye agashyikiriza abakene atishiriramo hano, ubundi akajya ati mumbere Imana iki icyubahiro, Imana niyimirimo. Haleluya. Natwe tuti amen. Ariko intebe wicayeho ni iyawe, Imana yayikwicajeho, cyangwa hari umuntu wayiriganyije ukaba uyicaye mutubwira ngo mukomere Imana amashyi ko hari ibyo ikugejejeho, uri umuriganya wari. Twebwe ibi tuvuga tuba turi kubibona, ntabwo tuvuga ibintu amaso yacu atabona. No gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Ndaje azanye ijambo rikuhesha ubuzima, kuko nta buzima twari dufite. Yatuzaniye umucyo w'agakiza, kuko ntako twari. Ukwiye kwicara ukabitekereza. Turi hano, hari n'abadukurikiye batari hano, ariko buri wese aho yicaye natekereze ku rukundo rw'Imana. Nihe mpamvu uriho? Nihe mpamvu kubera urukundo rw'Imana. Haleluya. Ndiho ntabwo uriho kubera ubwinshi bw'ubutunzi ufite, ahubwo tubaho kubera urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Aza mu isi kugira ngo adupfire. Imana iravuga ngo mbese yaduhaye umwana wayo, izaburiza kumuduhana n'ibindi byose. Nidutunga Kristo mu mitima yacu, ibyo dushaka byose tuzabigeraho. Haleluya. Nidutunga Imana mu mitima yacu, ibyo tugambiriye kugeraho byose tuzabigezwaho nayo. Ariko nkuko iyi ndirimbo turirimbye imaze kubivuga ngo mpindukirira undebe mukiza w'ukuri. Imana iduhindukirire muri aya materaniro. Imana ihindukirire abari hirya no hino batuye isi nk'uko Imana yabivuze. Imana iduhindukirire, kubera ko Imana niduhindukirira iraduhindukirira idufitiye imbabazi. Haleluya. Iraduhindukirira idufitiye urukundo. Imana yo mu ijuru iduhindukirire.
Imana ihindukirira umuntu nawe ubwe wamaze kugira gute kuyihindukirira. Niyo masengesho turimo. Tugambiriye kugira ngo imitima yacu ihindukirire Imana, yongere igarukire Imana, kugira ngo tubone ineza yayo. Yego, kugira ngo twongere kubona ineza y'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 9 riravuga ngo ninde wanangiriye Imana umutima akagubwa neza? Ninde wanangiriye Imana umutima akagubwa neza? Kari Imana yibura imisozi itabimenye, ikayimurana uburaka bwayo. Yibambisha ijuru yonyine, ntawe uyibereye umutera. Iyo Mana ikwiye kubahwa muri aya materaniro. Zamurira Imana icyubahiro. Amen. Abatuye isi tujya dukenera amaboko y'abantu, ariko Imana yo irihagije mu mbaraga ze. Imana iyo ivuze ngo nibibe biraba. Imana iyo itegetse ihita bikomera kubw'ijambo ryayo. Ntabwo isaba ngo ngewe nze nongereho ibyanjye, bikomera kubera imbaraga z'ijambo ryayo. Haleluya. Ni nako ivuze ngo biveho bivaho. Nta mwana w'umuntu ujya kujurira cyangwa ngo aburane ngo Mana ngo kuki ukoze ibi. Ni Imana ikora icyo ishaka mu gihe cyayo. Ni Imana ivugira mu gihe. Ni Imana ihagurukira mu gihe. Haleluya. Ikakora ibyo ishaka mu gihe cyayo. Ubwo turi kwinjira mu mwanya wo kweza. Turi kwinjira mu mwanya wo kwitunganya mu mitima yacu. Ni byiza ko Imana yafunguriye ikirere. Ni byiza ko Imana yatangije ibiteraniro. Ariko Imana yo irera. Iravuga ngo namwe mukwiye kuba abejeje. Yatwakiriye kuko Imana yabisubiza inyuma. Ariko twebwe dukwiye gukura ibishimwa mu bigabo, tugatungana mu maso y'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Imana itugarukeho. Turi gusenga aka kanya, ariko imitima yacu ntabwo iboneye. Abantu babereye Imana indyarya. Abantu babereye Imana abagome. Imana idukorera ibyiza tukayitura inabi. Tugeze mu gihe umuntu ahagarara avuga ngo ndashimira Imana ko yangiriye neza, ndashimira Imana ko yanabaye. Nta muntu ufite igitenge hano hafi ndabizi. Nizi yo shakoshi. Ntabwo ugiye gukina komedi, ugiye kwihana. Haleluya. Ntabwo ndi gukina komedi, tugiye kwihana. Umuntu araza hano ati ndashimira Imana, iyi ninga ndashimira Imana ko Imana yangiriye neza. Mwebwe se si mubibona? Tuti haleluya me. Ati ndashimira Imana, nyine murambona ko hari ibyo yakoze.
murabona ko uko nari imeze muri 2023 kandi ubwo ni kashima no kundi 2024 hari ibyo yakemuye. Murabona ko namwe murebeye inyuma meze neza. Mungurikira uyu muntu uhagaze aje gushima Imana, aha munda hari n'iby'imfubyi yariye ati munkomerere Imana amashyi ko yantabaye. Ntabwo ariyo gutabaye ubu muriganye waribye. Ahangaha munda he azagira gutya atubwira ko Imana yakoze imirimo yagazaho. Harimo iby'abakene bamuhaye agashyikiriza abakene abyishyiriramo hano, ubundi akajya ati mumbere Imana icyubahiro. Imana niyi mirimo, aleluya. Natwe tuti amen. Ariko intebe wicayeho ni iyawe, Imana yayikwicajeho, cyangwa hari umuntu wayiriganyije ukaba uyicaye mutubwira ngo mukomere Imana amashyi ko hari ibyo ikugejejeho, uri umuriganya warariganyije iby'abandi. Uwakabaye yicayeho yaragiye utamenya aho ari, utamenya aho ahagaze, utamenya ibiri kumubaho. Tuyishimye ku munwa, ariko Imana aho muzahurira ntabwo uzayiva mu maboko. Tuzakomera Imana amashyi aka kanya, ariko aho muzahurira ntabwo izakurekura gutyo. Imana izaguhana. Imana itugirire neza. Imana igire gute. Umwanya wicayemo ni uwawe, umwanya nicayemo ni uwanjye. Aba babyeyi baturutse mu ntara bafite imirima barahinga, ugasanga urahinga utema umurima wa mugenzi wawe, kandi tugakomeza tugasenga, tugakomeza ukuzura umwuka, tugakomeza tukabwiriza. Nyamara hano imbere nta kibazo, ariko kuri Yorodani, haleluya, kuri Yorodani bizamenyekana, bizasobanuka. Muri Bibiliya kuze ngo bareke bagende ikivunge, abajura basemo, abatatwa basemo, abiyoberanya bisemo, abagambanyi basemo. Ariko nitugera kuri Yorodani bizahasobanukira. Ntabwo uzahatambukana ubwo buriganya, ntabwo uzahatambukana ubwo bwesikoro. Iturya bitari ibyawe by'imfubyi ziri kurira zaragenewe imfashanyo, ukaba ubirya ugatuza ukaryama ugasinzira, wowe ukirira ukumva umeze neza. Nyamara uwo bagutumyeho wapi? Ejo bundi numvise ijambo umuntu avuga ngo amen, ng'abantu iyo baba bari bafite uburenganzira cyangwa imbaraga bakajya ngo babakore, ariko niba umuntu ageze aho kuvuga ngo abantu bajye babakubita, ubwo ntabwo byakomeye. Abandi bararwaye bameze nabi, wowe wimereye neza, urimo kuvuga ngo urashima iki? Imana. Ntabwo urimo gushima Imana, kubera ko wakabaye uri gushima Imana, ntabwo wakabaye ufite uburiganya mu mutima wawe. Ariko niba wicaye mu mwanya urimo uzi ko ari Imana yawuguhaye, utuze umutima, uvuga ngo umwami Yesu avuga ndiki ndamahoro. Ariko nubivugira hejuru y'uburiganya aho uri, yego bigeze na mugenzi wanjye ndivuga butumwa ahantu tuhageze, Imana iramuhishurira, ngereka umuntu yarakuye inda, aramwegera aramubwira ngo ko Imana ireka umwana imbere yawe. Yaramushubije ngo urimo kubona ari umwana uri mu gihe kingana iki?
nyamara muri we ntabwo ayobowe ko yavanye n'iki? Inda. Muri make ako kanya bihishuriwe yaramusetse, abona ko n'ibyo yakoze ari ze, abona ko no kuba bimubwiye yarengeye. Ariko Imana yo mu ijuru ifite imbaraga yaramusanze aho yicaye, ikomanga umutima we. Twebwe ibi tuvuga tuba turi kubibona, ntabwo tuvuga ibintu amaso yacu atabona. Haleluya. Turi guhimbaza, nagiye kubona mbona inanasi nyinshi, mbona ziramera. Mu kumenwa kwazo nagiye kubona mbona umushongi w'izo nanasi urasandaye ahantu hose. Ngirwa ijambo rikomeye Imana irangije irambwira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda bwari bunyanyagiye, ariko kubwo gusenga, kubwo guhimbaza Imana irongeye iraburunze. Ubuzima bwacu bwari bunyanyagiye, ntihagire ubasha kongera kubuyobora, ariko kubwo gusenga Imana igize gute? Iraburunze. Uwiteka niryo zina ryawe. Amen. Turagushimye Mana, turaguhimba, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ivugabutumwa ritambutse. Wavuze ngo ntabwo urushwa amaboko, turabibonye koko ntabwo urushwa amaboko. N'umurozi uri muri amaboko, imbaraga zafashe ubusa, imigambi ye yafashe ubusa, ibyo yahereje byataye agaciro, ibyo yatwegereye byataye agaciro. Kuko imigambi y'ubwigeze ihaba, hari uwo yari yohereje ihembe ryo mu mutima, ariko warambye ihembe ntabwo ryagize icyo rimutwara. Yumvise ibimenyetso byaryo, ariko wamurenge, wamuhagazeho, watesheje imbaraga z'abarozi muri iri teraniro agaciro, kubera kuri Imana itarushwa amaboko. Turagushimye ibyo wakoze, turagushimye, turagushimye, turagushimiye. Hari umuntu wari kurwara kuri uru ruhimbi, ariko watanze amaboko menshi aramuramira. Nushime Mana. Abantu bari kubona aguye imbere yabo bakagira ngo ni agasenga, ariko ari igitero yagabweho. Mana, bari bagiye gucanganyikirwa, ariko turagushimiye kuri Imana itarushwa amaboko. Ntabwo barushijwe amaboko muri iri teraniro ngo abarozi baryivuge hejuru, kuko hari intumwa Satani yohereje, ariko imigambi ye ifashe ubusa, ifashe ubusa, ifashe ubusa, ifashe ubusa, ifashe ubusa, ifashe ubusa. Tuze gukomera kwawe. Niyo mpamvu tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Umukozi wawe ahagurutse n'uhagurukane nawe, kandi kumva no